Murakaza neza nshuti mukunda gukurikirana ikiganiro neza kinyura kuri Danis TV. Ni iby'agaciro kenshi kuba turi kumwe muri iki kiganiro cyanyu gikundwa n'abatari bake. Ikiganiro gitanga ubutumwa bwubaka, buhumuriza imitima kandi bushishikariza buri wese kugira imitekerereze myiza. Nk'uko mubimenyereye, iki ni kimwe mu biganiro bibagezaho ubutumwa bwihariye bugamije gufasha abantu kongera kubaka icyizere, kwisuzuma no gutera intambwe nshya mu rugendo rw'ubuzima. Ndahiro Clementina Mwiriho neza, bifurije umunsi mwiza w'umugisha kuri mwese kandi mutwihanganiye ku mbogamizi twagize tubagezaho ibiganiro bisanzwe. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti gutangira ubuzima bushya nyuma y'ibigeragezo. Icya mbere, ubusobanuro bw'ibigeragezo mu buzima. Mu buzima bwa buri munsi nta muntu n'umwe utanyura mu bigeragezo bigoranye biri mu buzima, nk'uko umuyaga uri mu nyanja. Buri wese ahura n'ibihe bitamworoheye, rimwe na rimwe bikamusiga atizera ko yakongera kunamuka cyangwa kumwenyura. Ariko hari ikintu kimwe tugomba kumenya: ibigeragezo si iherezo ry'ubuzima, ahubwo bishobora kuba intangiriro y'ubuzima bushya. Ibigeragezo bishobora kuba guhomba ubucuruzi cyangwa akazi, gutakaza uwo wakundaga cyane cyangwa kumupfusha, kurwaza cyangwa kugira ikibazo cy'ubuzima, kugambanirwa n'inshuti, kuba warakoze amakosa aguteye ipfunwe cyangwa gutakaza icyizere wowe ubwawe. Ariko Yesu yavuze muri Yohana 16:3 ati: ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Ibi bitwereka ko nubwo ubuzima bushobora guhinduka, hariho icyizere cy'uko dushobora gutangira bushya. Kuki abantu benshi batsindwa no gutangira bundi bushya? Iyo ni ingingo ya kabiri. Hari impamvu nyinshi zituma umuntu arambirwa cyangwa agasigara aho yaguye: gutakaza icyizere ku Mana no mu muryango we. Iyo umuntu abonye ibintu byose byamuhindukiriye, yumva ko Imana yamuretse, akibagirwa ko ariyo ifite ijambo rya nyuma. Kumva ko nta gaciro agifite ibyabaye bishobora gutuma wumva ko ntacyo usigaranye ubereye isi. Ariko burya Imana ntiyibagirwa uwo yaremye. Kuba imbata y'amateka yahashize. Hari abantu baguma mu mateka yabo bakavuga bati: nari umuntu mwiza mbere, nari mfite byose. Aho gukira bararira byacitse. Kubura icyerekezo gishya, iyo umuntu atazi aho ajya, aba ameze nk'aho ahagaze hagati y'umwijima n'urumuri. Ariko burya guhinduka birashoboka, gutangira bushya birashoboka, kandi kubaho mu buzima bushya nabwo birashoboka. Ingingo ya 3 iragira iti: gutangira bundi bushya bisaba iki? Gutangira bundi bushya nyuma y'ibigeragezo si amagambo, bisaba intambwe zifatika. Iya mbere, kwemera ko ibyabaye byabaye. Ntushobora gutangira bundi bushya utarakiriye ukuri kw'ibyo ibyashize byashize. Kwemera ko hari ibyakubabaje n'intangiriro yo gukira bibaho, ariko ntibikuraho agaciro kawe. Icya kabiri, gusaba Imana imbaraga zo kubabarira. Hari abantu bigumamo inzika bakabika umujima, ibyo bikaba imbogamizi yo gutangira bushya. Yesu yadusabye kubabarira nk'uko natwe tubabarira. Iyo ubabariye, umutima wawe uhabwa amahoro, bityo ukabona umwanya wo gutera intambwe nshya. Icya gatatu, gusaba Imana kukwereka icyerekezo gishya. Hari igihe umuntu asaba Imana imusubize aho yari ari, ariko Imana ishaka kumujyana ahandi heza kurushaho. Nk'uko Yesaya 4:18-19 ivuga iti: ibya kera ntimubyibuke, kandi ibyashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Ibi bivuze ko hari ibintu bishya Imana iba igiye gukora, ariko bisaba
ko tureba ahashize. Icya kane, kugira imitekerereze mishya. Umuntu ushobora ubuzima bushya agomba kuba agira imitekerereze mishya, nk'uko Pawulo yanditse mu Maroma 12:2 ati, kandi ntimwishushanye nk'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugire imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Ibi bivuga ko ubugingo bushya butangira mu mutima, si mu bindi byose. Icya kane, ingero z'abantu batangiye bushya nyuma y'ibigeragezo. Hari abantu benshi mu byanditswe no mu buzima busanzwe bagiye banyura mu bihe bikomeye ariko bakongera gutangira bundi bushya. Yobu yabuze byose, umutungo, abana, ubuzima bwe burababaza, ariko maze kuguma kwizera, Imana yamushubije ndetse agahabwa iby'umugabane uheruka kabiri ku bindi. Yosefu yagurishijwe n'umucakara n'abavandimwe be, arafungwa atarigeze icyo yakoze, ariko nyuma Imana yamushyize hejuru, aba minisitiri w'ubutunzi muri Egiputa. Petero yihakanye Kristo Yesu, ariko nyuma yo kubabarirwa yabaye intandaro y'itorero rya gikristu bwa mbere. Abandi bo mu buzima busanzwe, hari abantu bigeze guhomba, ariko ibyo byose bibahindukira abantu bakomeye. Hari abigeze gucika intege, ariko nyuma yaho bahinduka abacuruzi bakomeye. Ibi byose bitwereka ko ibigeragezo si iherezo, ahubwo ni urufunguzo rwo gutangira bundi bushya. Ibyo ugomba gukora buri munsi mu rugendo rwawe. Iyo ni ingingo ya 5. Tangira ku Mana buri gitondo. Uyu munsi ni impano, si uburenganzira. Shimira Imana ko ugihumeka, kuko igihumeka kiracyahari amahirwe yo gutangira bundi bushya. Nshuti bakundwa, shyiraho intego nshya, andika intego nshya y'ubuzima bwawe. Niba warabuze byose, tangirira ku gitekerezo kimwe gito ariko gikomeye. Kora ku nzozi zawe buhoro buhoro. Nta bintu bikomeye bituruka rimwe. Buri munsi ukoresheje neza ni intambwe ujya imbere. Gira inshuti nshya zikongerera icyizere. Gira abantu bagusunika, si abakugusha. Ibyo utemera nabo uganira bigira uruhare mu kuba washira intege cyangwa ukagira icyizere. Wibuke ko ubuzima bushya si ukutagira ibibazo, ahubwo ni uguhagarara nubwo bihari. Ubutumwa bw'ihumure mu muntu uri mu bigeragezo. Tangira ngo wumve ibi urimo ntibivuga ko Imana yakwibagira. Ibigeragezo byawe ntibisobanura ko uburenganzira bwawe bwakuweho. Bivuze gusa ko Imana iri kugutegura urugendo rushya. Nk'uko inkoko ivamo isake ikomeye binyuze mu kukandagira muto wayo, niko n'ibigeragezo ari inzira Imana ikoresha kugira ngo igihindure umuntu mushya. Yesu yarapfuye ariko arahaguruka. Urupfu rwari inzira y'ubuzima bushya. Natwe dushobora guhaguruka uhereye aho wagurishijwe cyangwa aho wagushijwe, ugatangira bundi bushya. Ingingo ya 7, umusozo w'ikiganiro. Ubuzima bushya burashoboka. Inshuti yanjye, niba wumva waracitse intege, humura. Umva ko watakaje byose, humura. Ndagira ngo nkubwire ibi: ubuzima bushya burashoboka. Ushobora gutangira ejo, ushobora gutangira uyu munsi nyine. Ntibikenewe amafaranga menshi cyangwa amaboko menshi, bisaba gusa umutima witeguye kongera kwiyubaka bundi bushya. Tangira kwiyumvamo ko ushoboye, wizeye Imana ikora ibitangaza, kandi uzane impinduka mu mitekerereze yawe. Imana
igukunda uko uri ariko ntiyifuza kugusiga uko uri, irashaka kuguhindura umuntu mushya ufite amahoro, ibyiringiro n'icyerekezo. Murakoze kubana natwe muri iki kiganiro Ineza kinyura kuri Denis TV. Nari Ndahiro Clementine, mbifurije kugira imbaraga nshya, icyizere gisa, ubuzima bushya nyuma y'ibigeragezo. Mugire umunsi mwiza kandi mwibuke ko buri munsi ari amahirwe yo gutangira ubuzima bushya. Duhurire muri comment. Shalom.